سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلالة والشك واليقين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل سورة آل عمران آية جنان نبهري نيغسني الله سبحانه وتعالى أجرتي يمنا بمي nimutinye Allah mukuriko kumutinya kandi muramenye ntimuzafe mutari abayisilamu. Bityo nihereyeho ndabagira inama yo gutinya Imana abavandimwe namwe bashiki banjye bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa gutinya Imana no kwirinda gukora ibyaha no gutinya buri kintu cyose cyakuvana mu nzira igana Imana. No kwitwararika ku byo turebesha amaso yacu, no kwitwararika ku byo twumvisha amatwi yacu, no kwitwararika ku bikorwa n'imigambi yacu igihe cyose tugeze ku mbago z'idini, igihe cyose tugeze ku mbago za Allah subhanahu wa ta'ala, tukirinda kugwa mu byaha, byaba ibyaha bito cyangwa se ibyaha binini. Mu yandi magambo, gutinya Imana nta kundi ni ugutinya ubutabera bwayo kuri wa munsi umuntu azaba nta kindi akeneye cyamugirira umumaro uretse ibikorwa bye byiza yakoze akiri mu isi, uretse kubaha no kubahiriza imbago z'idini ya Nyagasani byamuranze mu isi. Taqwa kandi gutinya Imana ni rwo rufunguzo rw'ibanze rudufungurira imiryango itwegereza Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, umugenga, umuremyi n'umurezi wacu. Ni kimwe kandi mu biranga abasahaba ba Imam Sahibul Asr wa Zaman القائم المنتظر المهدي أجر الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. Iyo abantu bifitemo ugutinya Imana, ibishuko byo mu isi ntabwo bibasha kunyeganyeza imitima yabo kandi ntacyo bibahinduraho. Kubaha no kubahiriza amategeko ni inzira ya bugufi kandi igeza umugaragu hafi y'umugenga we. Bityo kugira ngo ube mu basangirangendo n'abatabazi ba Imamu Zamani bukuri, ni ngombwa ko utinya Imana, ni ngombwa ko wirinda gukora ibyabujijwe mu idini kandi ukihatira gukora ibyategetswe muri ryo.
dusabe nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushoboza kuba mubabasha kumutinya umukuri kwabyo koko kandi adushyire mu bagaragu beza yishimira no mu batabazi ubukuri bumuhagararizi we mwisi. Allahumma amin. قال الله في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل محتال فخور. صدق الله العلي العظيم. سورة الحديد آية يمكم يابير نيشتو nyagasani Allahu aragira ati kugira ngo mutababazwa n'ibyabacitse cyangwa se ngo mwiratane ibyo mwahawe, mu by'ukuri Allah ntakunda umwirasi wese uwumwibone. Allahu avuga ukuri iteka ryose. Ijambo mukhtal rivuga ubwirasi cyangwa se umwirasi ubiterwa n'abaringa ndetse n'ibitekerezo bye bidashingiye ku bintu bifatika. Ni ijambo mukhtal, ntabwo ari ijambo mukhtar, kuko ijambo mukhtar ryo ni ijambo rifite igisobanuro cyiza, rivuga umuntu ufite amahitamo mu byo akora. Ni umukozi wese ukora ibikorwa bye nta gahato ashyizweho, uwo ni we twita mukhtar. Hari n'abavandimwe bacu bitwa iryo zina. Naho ijambo tuvuze ni ijambo mukhtar, niryo rivuga umwirasi ubiterwa n'abaringa n'ibitekerezo bye bidafite aho bishingiye. Iyi aya ni gihamya ya aya iyibanziriza, ni ukuvuga aya ya 22. Iyo aya ya 22 iduha amakuru ikatumenyesha ko nta kiba ku isi cyangwa se kiba kuri twebwe ubwacu uretse ko kiba cyaranditswe mbere y'uko kibaho, kugira ngo nihagira ibitubaho bidashimishije cyangwa se nihagira ibyago bitubaho tutababazwa n'inema twatakarije muri ibyo byago, cyangwa se ngo tunezezwe n'inema twungutse igihe haba hari ibyiza byatugezweho, ahubwo kugira ngo tumenye ko iyo nema ari indagizo ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Si ukuvuga ko rero izo nema tugomba kuzitera umugongo ngo tureke kuzibyaza umusaruro no kuzikoresha, ahubwo bivuze ko tudakwiye kuba imbata n'ingaruzwamuheto z'izo nema ngo arizo tugera intego yo kubaho kwacu, mu gihe ahubwo tugomba kwifashisha izo nema nk'impamba zitugeza ku ntego zacu, arizo zo kugera ku Mana ndetse n'umukiro w'iteka uturuka kuri nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Urugero rwiza rwasobanura iyi aya ni urugero rw'umukozi wa banki. Uyu munsi arabyuka akajya ku kazi, akirwa yakira amafaranga y'abakiriya baje kubitsa. Ejo akabyuka akajya ku kazi nk'uko bisanzwe, ariko noneho akirwa atanga amafaranga y'abakiriya ba banki baje kubikuza amafaranga baba barazigamye kuri konti zabo. Mu by'ukuri uwo mukozi ku munsi wa mbere ntabwo anezerwa kuko yiriwe yakira amafaranga menshi, kandi nanone ku munsi ukurikiyeho ntabwo ababara ngo kuko yiriwe atanga amafaranga. Kubera iki? Nuko azi neza ko nta kindi ari cyo ayo mafaranga asaye,
yakiriye cyangwa se ayo yatanze, ahubwo azi neza ko nta kindi ari cyo uretse gusa kuba ari umukozi banki yizeye ikamubonamo icyizere cyo kuba yakora ako kazi, ntayibe kandi ntayiteze igihombo, akanakira abakiriya b'iyo banki abaha serivisi nziza. Natwe rero ibitubaho byose, byaba ibyiza cyangwa se ibibi, kwakira cyangwa se gutanga, kwakira cyangwa se kurekura, Allah yabigennye kugira ngo ahe uburere kandi azamure urwego rwa nafsi zacu, kugira ngo byaba ibyiza twakiriye n'ibyo twatakaje cyangwa se ibyago n'amakuba bitugwirira bitazajya bitugiraho ingaruka, ahubwo tukavuga tuti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nk'uko Zainab alayha salam nyuma y'ibyabereye i Karbala yavuze ati ma ra'aytu illa jamila, ntacyo nabonye, ntacyo nigeze mbona muri ibi byose byabereye i Karbala uretse ibyiza gusa. Cyangwa se mu bihe bya nyuma nanone by'ubuzima bwa Imam Hussein alayhi salam, aho yavuze ati nyagasani nishimiye itegeko ryawe kandi nihanganiye ibyago n'ibigeragezo. Ari kandi Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ubwo yagiraga ati nkunze gutabaruka, nkunze gupfa, nkunze kuva mu buzima kurenza uko umwana akunda ibere rya nyina. Turamutse twakiriye ibyago n'ibyiza bitugeraho dushingiye ku bumenyi n'ubugenge bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ntitubifate nk'ibintu byabayeho gutyo gusa nta mpamvu. Ntabwo twajya tugira ishyari, nta burakari n'umujinya byadutera, nta rwango twagira kandi ntibyatubabaza, kuko twaba tuzi neza ko byateguwe mbere kandi byateguranwe ubuhanga, ubumenyi n'ubugenge, kandi ku mpamvu izwi inafitiye umuntu akamaro. Turamutse tuzi neza ko inema duhawe ziza zikurikiwe n'inshingano, ntabwo twashimishwa cyane no kuzigira, kandi turamutse tuzi neza ko ibyo dutakaje uyu munsi tuzabigaruzwa ku munsi w'imperuka, ntabwo byadutera guheranwa n'agahinda. Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam yaravuze ati Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, yaravuze ati kubaho ubuzima buciriritse bikubiye mu magambo abiri ya Qur'an, maze arangije asoma iyi aya twahereyeho agira ati kubyo mwatakaje ntimukababare, kandi ibyo mwahawe, ibyo mwungutse ntimukabyishimire cyane ngo murenze urugero. Aravuga ati uzamera gutya azaba yujuje ibyangombwa byo kubaho ubuzima buciriritse. Ibitubaho byose biba bifite impamvu n'intego. Kugira ubumenyi ku ntego y'ibitubaho byose bituma tubaho dutuje. Imana yatumenyesheje ko ibitubaho byose yabigennye mbere kugira ngo tutirara kandi tutirata. Ibyishimo n'akababaro bisanzwe mu rugero si bibi kandi ntacyo bitwaye. Ikibi ni uguheranwa n'agahinda kubera ibyo watakaje, ndetse no kwishima ugatwarwa ukamera nk'uwasinze kubera ibyo waronse bikagutera n'ubwibone. Umuntu w'indangare wirengagiza igenero rya Nyagasani akeka ko hari ibigwi cyangwa se n'ubuzare afite bituma Allah amuha inema, bityo akumva ko asumba abandi akabiyemeraho.
ibitekerezo by'ubwibone n'intangiriro y'ubwirasi bugaragara inyuma. Dusabe Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gusobanukirwa bihimbitse impamvu n'intego zibitugeraho, byaba ibyiza cyangwa si bibi, bityo tujye tubasha gukoresha neza inema n'indagizo twahawe, dushobore no kwihanganira ibyago n'ibigeragezo bidushyikira. Allahumma amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والشك واليقين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله. اللهم صل على محمد وآل وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وآل والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين. اللهم صل على محمد وآل ومحمد بن علي. اللهم صل على وجعفر بن محمد. اللهم صل وموسى بن جعفر. وعلي بن موسى. ومحمد بن علي. وعلي بن محمد. وحسن بن علي. وهجة بن حسن القائم المنتظر المهدي أجر الله تعالى فرجه الشريف. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. bagaragu ba Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, bavandimwe namwe bashiki banjye, ndabagira inama yo gutinya Imana nanjye bwanjye ntiretse, kuko mu by'ukuri gutinya Imana ni urufunguzo rutwegereza umugenga, umurezi n'umuremyi wacu Allah subhanahu wa ta'ala. Turi ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2023, ikaba ihwanye n'itariki ya 6 y'ukwezi kwa Zulqada. Bivuze ko ku itariki ya mbere y'uko kwezi byari ku cyumweru, hari umunsi mukuru w'ivuka ry'umukobwa wa Imam Musa al-Kazim alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Akaba na mushiki wa Imam Ridha alayhi salam, uwo akaba ari uwitwa Fatimatu Masuma. Uwo rero wari umunsi w'ibyishimo, kandi akaba ari ibyishimo bigikomeza
kuko muri iki cyumweru nanone dufitemo undi munsi wa wilada cyangwa se umunsi mukuru w'ivuka rya imamu wacu wa munani, Imamu Ali ibn Musa Ridha alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bikazaba ari ku itariki ya 11 Zulqaada, akaba ari ku wa gatatu w'ejo bundi hazaza. Mboneyeho rero kubifuriza ibihe byiza bigendanye n'iyo minsi mikuru yombi y'abana bo mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndabifuriza ibihe byiza rero kuko ubwabo, ndavuga bo mu rugo rw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ari bo ubwabo batugira inama yo kwishimana nabo ndetse no kubabarana nabo. Ni mu gihe kandi iyo ukunda umuntu koko byanyabyo, wifatanya nawe mu byo anyuramo byose ibihe byose. Ni iminsi y'ibyishimo rero, nitwishimane nabo, twirinda icyo ari cyo cyose cyakwinjiza umubabaro n'agahinda mu mitima yacu n'iy'abavandimwe bacu aho bishoboka. Twirinde gukomeretsanya hagati yacu ubwacu mu byo tuganira na bagenzi bacu hagira ubikomerekeramo. Twirinde kandi kuvuga inenge za bagenzi bacu. Twirinde amahugu ayo ari yo yose, yaba ay'umuntu yikorera ku giti cye cyangwa se ayo umuntu akorera abandi. Twirinde intonganya mu miryango yacu. Abana natwe twirinde kubabaza no kurakaza ababyeyi bacu, kandi n'ababyeyi twirinde kubabaza abana bacu, ahubwo duhugukire kandi dushishikarire gukora ibituma ibyishimo bisaba imitima yacu, kandi ibinezaneza bikagaragara ku masura yacu. Ibyo bishoboka mu gihe twaba duhana impano zitandukanye, mu gihe twaba dufashanya mu byo dushoboye, mu gusurana, mu gusabana imbabazi ndetse no kuzihana mu gihe haba hari abafitanye ibibazo runaka, ndetse no kwishyurana mu gihe haba hari abafitiye abandi imyenda cyangwa se amadeni. Twifurizanya ibyiza, kandi ibyo byose tukabikora ku mugambi usukuye wo kwiyegereza Imana. Ibi bizatuma turushaho kunga ubumwe n'ubuvandimwe, kandi bizarushaho kugaragaza niba koko urukundo dufitiye Ahlul Bayt alayhimus salam ari urukundo nyarwo koko. Mu by'ukuri gukunda Ahlul Bayt alayhimus salam nta gihombo kirimo, ahubwo bifite ibyiza byinshi n'umusaruro utagereranywa. Kandi gukunda Ahlul Bayt nanone ni umuco w'agaciro gakomeye, bizana imigisha kandi bikazamura urwego rw'abemeramana. Naho urwango kuri Ahlul Bayt no kunyuranya nabo bikaba impamvu yo kurimbuka no kuorama. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala mu mvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam niza Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, reka turebere hamwe bimwe mu musaruro n'imigisha ikomoka ku rukundo dusabwa gukunda Ahlul Bayt alayhimus salam. Icyambere turagikura muri hadithi y'intumwa y'Imana, aho itubwira iti kunkunda
no gukunda abo mu rugo rwanjye bigira akamaro ahantu harindwi hateye ubwoba cyane. Mu gihe cy'urupfu, aho ni ahambere, igihe umuntu aba akurwamo roho, ni igihe kiba giteye ubwoba butagererana. Aha kabiri ni mu ikaburi. Aha gatatu ni ku munsi w'izuka. Aha kane ni mu gihe cyo kwakira ibitabo by'ibikorwa byacu. Aha kurikiraho ni mu gihe cyo kubarurirwa. Aha gatandatu ni mu gihe cyo gupimirwa ibikorwa ku minzani, ndetse aha nyuma ariho ha karindwi ni kuri sirat. Gukunda ahlul baiti kandi nibyo bizageza umuntu ku rwego rwo hejuru muri aljanna, nk'uko Ali ibn Abi Talib alayhi salam avuga ati, abantu bo mu ijuru, ni ukuvuga abantu basanzwe, bazajya bareba abakunzi bacu bo mu rwego rwo hejuru nk'uko umuntu ahagarara ku isi akareba inyenyeri mu kirere. Ni urwego ruhambaye. Gukunda ahlul baiti kandi ni impamvu yo kwakirwa no kwemerwa kw'ibikorwa byiza, nk'uko Imam Ali alayhi salam abitubwira agira ati, umuntu wese ukunda ahlul baiti alayhimus salam, ukwemera kwe kuba ari uk'umumaro n'ibikorwa bye byiza bikakirwa. Ariko umuntu udafite urukundo rwacu, ni ukuvuga umuntu utadukunda, umuntu utadufitiye urukundo mu mutima we, ukwemera kwe nta mumaro kuba gufite, kandi ibikorwa bye ntabwo byakirwa, kabane n'ubwo yakwiyiriza iminsi yose ndetse n'amajoro yose akayamara akora ibikorwa ngandukiramana. Mu bindi twavuga harimo gukorerwa ubuvugizi, gukorerwa shafa na ahlul bait alayhimus salam ku munsi w'imperuka ku bakunzi babo bazaba barakoze ibyaha. Ese uru rukundo rutuma umuntu agera kuri uru rwego rw'agatangaza ni rukundo ki? Ese birashoboka ko waba ukunda ahlul bait ukaba unakunda ibyo wanga mu gihe kimwe, ugakora ibyo bakubujije kandi ukitwara uko batitwaye mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ese wakwihandagaza ukavuga ko uri umukunzi w'ukuri w'intumwa n'abo mu rugo rwayo mu gihe ufite inzika n'urwango mu mutima wawe, mu gihe udashobora kubabarira, mu gihe udafashisha abababaye mu byo utunze? Mu by'ukuri ni aha buri wese kwisuzuma. Imico n'imyitwarire mibi ntabwo bishobora gutuma umuntu yumva ngo anaryoherwe n'urukundo yaba afitiye ahlul bait alayhimus salam. Ni ngombwa ko tuvana mu mitima yacu ibibangamira umubano wacu na ahlul bait alayhimus salam. Mu nkuru imwe mu nkuru z'abaimamu ngo umugabo umwe yagendereye Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, maze aramutaka cyane, arangije aramubwira ati, nyagasani angire igitambo cyawe yewe Amirul Mu'minin, ndagukunda wowe n'umuryango wawe, nicyo gitumye nza kugusura. Maze Amirul Mu'minin aramubwira ati, urabeshya kandi hari abantu batadukunda, urabeshya kuko hari abantu batadukunda. Umuvuzi w'iyi hadithi avuga ko hataciye igihe kirekire ngo uwo mugabo yaguye ku rugamba rwa Sifin, kandi ari ku ruhande rwa Muawiya, maze ukuri kwa Amirul Mu'minin
kurigaragaza. Umwemeramana ntashobora kubaho adakunze ahlul bait alayhimus salam, kandi umunafiki n'umuyobe nabo ntabwo bashobora kubaho bafitiye urukundo nyarwo, urukundo rw'ukuri ahlul bait alayhimus salam. Iryo ni ihame. Natwe rero urukundo dukunda ahlul bait alayhimus salam turuvane mu magambo, ahubwo turuzirike mu buryo bukomeye ku mitima yacu, kandi Imana ibidufashemo insha Allah. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة. اللهم أجل لوليك الفرج، اللهم أجل لوليك الفرج، اللهم أجل لوليك الفرج. Nyagasani tugushe imvura y'impuhwe zawe, tubabarire ibyaha byacu kandi wakira ukwicuza kwacu, dushoboze kugendera kure y'ibyo watubujije, kandi uduhe umwete n'umuhate mu gukora ibyo wadutegetse. Duhe inema n'impano yo gukunda ahlul bait, kandi dushoboze kurinda urwo rukundo ya Allah. Tera inkunga kandi ushyigikire buri wese wita kandi agaharanira iterambere ry'idini yawe, haba mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi. Girira impuhwe roho z'abaguye mu nzira yawe, kandi uzigirire ababyeyi bacu baba bariho n'abatuvuyemo. Orohereza abarwayi n'abagowe n'ibindi bibazo by'ubuzima, bihaqqi Muhammad wa alihi at-tahirin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.